Murakaza neza kuri Soma Top Box, tubafashe gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame abari mu bitabo biri top byafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kubasangiza ubumenyi buri mu gitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad cyangwa Papa w'umukire na Papa w'umukene, cyanditswe n'umwanditsi ukomeye cyane Robert KIYOSAKI. Iki gitabo ni cyiza cyane, usibye kuba ari igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi, dore impamvu zindi ugomba kumenya ibiri muri iki gitabo. Icyambere ni igitabo gikwigisha ubumenyi bw'ibanze buri wese agomba kugira niba ashaka gutunga amafaranga. Ni igitabo gihinyuza byinshi twigishijwe byuko kugira ngo tubeho neza tugomba kujya mu ishuri, warivamo ugashaka akazi, ugakorera amafaranga, ugasaza ubundi ugapfa. Ikindi ni igitabo kivuga ku mafaranga n'uburyo amafaranga agomba kudukorera aho kuyakorera, uburyo amafaranga agomba kuba umucakara wacu aho kuba umucakara wayo. Nkwibutsa kudutera inkunga ukora subscribe, like ndetse no gusangiza abandi video zacu, kuko harimo byinshi byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. KIYOSAKI mu gitabo Rich Dad Poor Dad avuga ku nkuru y'abapapa babiri. Papa wa mbere avuga muri iki gitabo ni papa w'umukene, ari we se umubyara. Uyu yari umuhanga cyane mu ishuri, yiga amashuri ahanitse ndetse abona n'impamyabumenyi z'ikirenga. Yizeraga ko kugira ngo ubeho neza ari uko ugomba kwiga cyane, ubundi ugashaka akazi keza kaguhemba amafaranga menshi. Igitangaje nuko yahoraga mu myenda idashira, agahora yijujuta ko umushahara udahagije kandi ko leta imuhemba make n'ibindi. Papa wa kabiri avuga muri iki gitabo ni papa w'umukire. Yari papa w'umwana w'inshuti ye. Uyu ntiyigeze yiga amashuri ahambaye, yacikishirije na segonderi. Yari afite ubutunzi n'amafaranga menshi. Yari umugabo unyuzwe n'ubuzima abayemo kandi afite ibintu byose akeneye. Uyu mugabo yari asobanukiwe n'uburyo amafaranga akora, uburyo watuma amafaranga agukorera ndetse n'andi masomo y'ubukungu. Uyu mugabo nubwo atari yarize amashuri menshi, yaje kuba umumiliyoneri, aba umwe mu bakire ba mbere i Hawaii. Aha i Hawaii ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. KIYOSAKI muri iki gitabo avuga uburyo papa we w'umukire yabonyemo amafaranga ndetse akanavuga amakosa papa we w'umukene yakoze yamukuririye ubukene. Muri iki gitabo harimo amasomo 6 Robert KIYOSAKI yigiye kuri papa we w'umukire. Amasomo yamufashije kugera ku butunzi, amasomo yamufashije kumenya imikorere y'amafaranga ndetse n'uburyo amafaranga agomba kugukorera aho kuyakorera. Aya masomo niyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Isomo rya mbere riravuga ngo abakire ntibakorera amafaranga. Ndagira ngo nkubwire ko kuba abakire badakorera amafaranga ntibivuze ko badakora. Abakire bakora uko bashoboye kose amafaranga akabakorera aho kugira ngo bayakorere. Mu gitabo KIYOSAKI avuga ko abakene ndetse n'abantu bari hagati cyangwa middle class bakorera amafaranga, ariko abakire bo amafaranga akabakorera. KIYOSAKI avuga ko ugomba gukora kugira ngo wige. Ku myaka 9 Robert KIYOSAKI n'inshuti ye Mike bagiye gushaka papa w'uyu Mike, ariwe papa w'umukire, ngo abigishe gukorera amafaranga. Uyu papa w'umukire yahise abaha akazi ko kujya bakora isuku muri stoke ye, maze akabahemba amasantime 10 ku cyumweru. Utu twari udufaranga duke cyane. Mbibutse ko idolari rimwe ry'abanyamerika ringana n'amasantime 100. Hashize igihe bakorera utu dufaranga batangiye kurambirwa ndetse bashaka no kureka aka kazi. Aha papa w'umukire yahise abigisha isomo rya mbere, arababwira ati: bana bato rero, abantu benshi bava ku kazi kuko umushahara bahembwa uba udahagije. Abandi bafata akazi nk'amahirwe yo kwiga ibintu bishya. Papa w'umukire akibahira isomo yahise noneho abasaba kumukorera ku buntu, na twa dusantime 10 yabahaga adukuraho. Aha yashaka ko bishakira ikintu kibinjiriza amafaranga kitabangamiye cyangwa ngo gihagarika akazi bamukoreraga.
nyuma aba bombi mu gihe barimo bakora isuku muri stoke baje kubona udutabo tw'abana twagiye twangirika tunyanyagiye ahantu hose. Bahita bagira igitekerezo cyo kudukusanya, baradutunganya, bakora igisa n'isomero ryatwo. Aha bahise batangira kwishyuza abandi bana bato kugira ngo binjire muri iri somero. Buri mwana yishyuraga amasantimi 10 ku masaha abiri. Kuko bo bagombaga gukomeza akazi papa wabo yari yarabahaye, bahise baha akazi mushiki wa Mike ngo ajye abacungira, bakajya bamuhemba $1 ku cyumweru. KIYOSAKI na Mike batangiye kwinjiza amafaranga aruta kure ayo papa w'umukire yabahembaga, kuko binjizaga $9.8 ku cyumweru. Isomo rya kabiri riragira riti umuntu wese ushaka kuba umukire agomba kumenya gucunga umutungo. Iri somo kugira ngo uryumve neza, reka mbanze ngusobanurire aya magambo y'ingenzi. Ku bantu bize iby'icunga mutungo hari amagambo abiri badashobora kwibagirwa. Irya mbere ni asset cyangwa umutungo wawe. Irya kabiri ni liability, nakwita nk'ibintu utunze bitari ibyawe cyangwa ibintu bikubereye umutwaro. Robert KIYOSAKI mu gitabo asobanura ko asset cyangwa umutungo wawe ni ikintu cyose utunze cyinjiza amafaranga mu mufuka wawe, naho liability kikaba ikintu cyose utunze gisohora amafaranga mu mufuka wawe. Reka mbahe nk'urugero, inzu yawe ishobora kuba umutungo cyangwa umutwaro kuri wowe. Ni umutungo wawe niba uyikodesha ikakwinjiriza amafaranga, ni umutwaro cyangwa liability niba wishyura amafaranga menshi ayigendaho. Urundi rugero, niba utunze imodoka ibiyigendaho bikaba ari byinshi kurusha ibyo yinjiza, ubwo ni liability cyangwa umutwaro. Niba imodoka yawe yinjiza amafaranga menshi kurusha ayigendaho, aho wavuga ko ari umutungo wawe. Iteka ugomba kumenya gutandukanya ibintu utunze, ukagabanya imitwaro, ukongera assets cyangwa imitungo ikwinjiriza amafaranga. KIYOSAKI avuga ko ishuri ritigisha abantu kuba abakire. Ku ishuri bagutoza kuba umukozi mwiza, ntibakwigisha kuba umukoresha mwiza. Ntibigisha amasomo y'ingenzi atuma abantu baba bakire. Ugomba gukora uko ushoboye ukiga amasomo y'ibanze yo gucunga umutungo. Abakene igihe cyose baba barwana no kuramuka. Abantu bari hagati cyangwa middle class bo bagura ibintu bibabera umutwaro bigahora bibatwara amafaranga. Abakire bo bagura imitungo ibinjiriza amafaranga ku buryo buhoraho. KIYOSAKI atanga urugero rw'imitungo. Urugero rwa mbere ni inzu ikodeshwa ukabasha kwishyura ibyo wayitanzeho. Urugero rwa kabiri ni business kwinjiriza amafaranga ariko ikaba itagusaba kuba uhari kugira ngo ibashe gukora. Isomo rya gatatu riragira riti ugomba kwita ku byawe cyangwa mind your own business. Mu gitabo KIYOSAKI avuga ko abantu benshi bafata umwuga wabo cyangwa profession yabo nk'aho ariyo business yabo, bityo bakamara ubuzima bwabo bwose bakorera abandi, bagakiza abandi. Mu gitabo Robert KIYOSAKI avuga ko ugomba gukora uko ushoboye ukava mu masiganwa y'imbere cyangwa ibyo bita rat race mu Cyongereza. Iyi akaba ari interuro ivuga uburyo abantu muri iyi si bahangana bakora cyane amasaha y'umurengera kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kugura ibintu nkenerwa mu buzima. Avuga ko icyambere ugomba kwishyura imyenda yawe, ubundi ugatangira gushora mu mitungo ikungukira amafaranga vuba bishoboka. Icya kabiri ugomba gushora igihe cyawe ndetse n'amafaranga muri assets cyangwa imitungo. Isomo rya kane rivuga ku mateka y'imisoro ndetse n'ingufu z'amasosiyete. Umusoro ku mafaranga wakoreye waje bwa mbere mu 1874 uzanywe n'Abongereza. KIYOSAKI avuga ko abakire batishyura imisoro myinshi nk'uko benshi tubitekereza. Abakire bafite intwari barinda kwishyura imisoro myinshi. Iyo ntwaro ni company cyangwa business zabo. Dore uburyo bakoresha kugira ngo bagabanye imisoro bishyura. Ba nyiri masosiyete binjiza amafaranga bakayakoresha, barangiza bakishyura imisoro nyuma. Mu gihe umukozi usanzwe akorera amafaranga agahita yishyura umusoro, amafaranga asigaye akaba ariyo akoresha.
benshi mu bakozi bajya gufata ku mafaranga bakoreye leta yarangije gukuraho umusoro wayo kera cyane. Hano Robert Kiyosaki atanga inama ndetse n'ubumenyi ku icungamutungo umuntu agomba kumenya. Icya mbere ni ibaruramari cyangwa accounting. Ubu bumenyi buzagufasha kumenya gusoma no gusesengura iby'umutungo wawe ndetse n'ishoramari ryawe. Icya kabiri ni ukwiga uko bashora imari, icyo yise investment strategy. Icya gatatu ni ukumenya amategeko y'ibanze y'isoko cyangwa market law. Icya nyuma ni ukumenya amategeko agenga business urimo cyangwa ushaka gushoramo imari. Isomo rya gatanu riragira riti abakire bahimba amafaranga cyangwa the rich invent money. Uburyo abakire bahimbamo amafaranga ni ugushaka amahirwe cyangwa ibintu bakora bitarakorwa n'undi muntu, bitabonwa n'abandi cyangwa abandi bantu batabasha kugeraho. Umukire abona hakiri kare ibintu byamwinjiriza amafaranga ubundi akabishoramo imari mbere y'undi muntu wese. Robert Kiyosaki avuga ku buryo bubiri bwo gushora imari. Ubwa mbere nicyo yise investment packages. Ubu nibwo buryo abantu benshi bakoresha. Aha ufata amafaranga yawe ukayaha undi muntu akajya kungukira cyangwa ukagura imigabane muri company runaka. Uburyo bwa kabiri ni ukuba umushoramari w'umwuga. Hano icyo bigusaba ni ukwiga isoko, ugashaka ahantu hari amahirwe atarabonwa n'undi muntu, warangiza ugashaka igishoro cyangwa funds, ubundi ugakorana n'abandi bantu b'inzobere basobanukiwe n'ibyo bintu ushaka gushoramo. Mu rugendo rwo gushora imari ugomba kwiga gufata risk. Ugomba gukontorora amarangamutima yawe ndetse no kutita ku gutsindwa cyangwa ibihombo bya hato na hato ushobora guhura nabyo. Robert Kiyosaki avuga ko amahirwe adukikije impande zose. Ikibazo ni uko tutigishijwe kuyamenya igihe ari imbere yacu. Isomo rya gatandatu riragira riti kora kugira ngo wige, wikora kubw'amafaranga. Papa w'umukene yari umuhanga cyane kandi yize amashuri menshi. Yakoreye amafaranga kubera ko umutekano akazi gatanga wari ingenzi kuri we. Papa w'umukire yabaye umuherwe aba umumiliyoneri kubera ko iteka yakoraga kugira ngo yige. Kiyosaki avuga uburyo yagiye aca ahantu hatandukanye agamije kwiga. Atanga urugero rw'uburyo yagiye mu gisirikare kugira ngo yige uko bayobora abantu. Nyuma ajya muri company ya Xerox kugira ngo yige gushirika ubwoba. Nyuma ahava ajya gukora businesses. Kiyosaki agira inama abantu bakiri bato kureba icyo bari bwigire mu kazi kurusha kureba icyo bari bukure mu kazi. Avuga ko ugomba kubanza gutekereza ku bumenyi ushaka kubona mbere y'uko uhitamo umwuga runaka. Ibi bizakurinda kujya muri ya masiganwa y'imbeba. Mu gitabo Robert Kiyosaki avuga ku bintu ugomba kwitondera byakubera inzitizi yo kugera ku kwigenga mu bukungu cyangwa financial freedom. Icya mbere ni ubwoba. Ubwoba bwo gutakaza amafaranga yawe byanga bikunda ntibwabura igihe ushaka gushora amafaranga, ariko ntibugomba kuguherana. Kiyosaki mu gitabo avuga ko atigeze ahura n'umukire n'umwe utaratakajeho amafaranga, ariko yahuye n'abakene benshi batatakaje n'igiceri na kimwe kubera gutinya gushora amafaranga cyangwa kwinvestinga. Icya kabiri ni cynicism cyangwa gushidikanya no kutizera. Ni byiza ko ugira amakenga mbere yo gushora amafaranga yawe, ariko ntugomba gutuma gushidikanya bituma udakora ibyakubyarira inyungu. Kenshi umuntu aribaza ati ese ndamutse mpombye, ese banze kunyishyura n'ibindi. Ni ngombwa kubitekerezaho ariko ntibigomba kuguherana. Icya gatatu ni ubunebwe. Robert Kiyosaki avuga ko abantu benshi bitiranya kuba busy cyangwa guhuga cyane no gutanga umusaruro.
usanga abantu bari busy bagera ku kazi mbere bagataha bakerewe, yewe bakanakomereza akazi mu rugo, bakazisanga abantu b'ingenzi mu buzima bwabo ndetse n'andi mahirwe byarabacitse batabizi. Akomeza avuga ko abantu bahora bari busy nibo banebwe ba mbere. Icya kane ni imico mibi cyangwa bad habits. Usanga abantu bamwe bishyura ibindi mbere y'uko biyishyura. Ibi icyo bizana nuko usanga usigaranye amafaranga make yo gushora. Iri hame ryo kubanza kwiyishyura twari babwiyeho mu gitabo The Richest Man in Babylon. Ushaka kumenya byinshi kuri ryo wareba video zacu zabanje. Ugomba kugira umuco wo kwiyishyura mbere kandi ukirinda imico mibi yose ituma ukoresha amafaranga nabi. Icya gatandatu ni ukwirata. Ntuzigere na rimwe wumva ko uzi ibintu byose byerekeye amafaranga. Ugomba kumva inama z'abandi. Robert KIYOSAKI avuga ko abantu birata kubwo gushaka guhisha ubujiji bwabo. Igihe cyose umushoramari abazi icyamwinjiriza amafaranga, ariko ibyo abatazi ko atazi nibyo bituma homba. Nibigera ku mafaranga ndetse no kuyashora, ugomba kwitoza gutega amatwi ibyo abandi bavuga. Nkuko twababwiye tugitangira, tugiye kubasangiza ibintu 10 biri muri iki gitabo byagufasha kuba umuhanga mu gushaka umutungo ndetse n'amafaranga. Icya mbere, gira impamvu cyangwa intego zikomeye zifatanye n'amarangamutima yawe zigutera gukora ibyo ukora. Icya kabiri, sobanukirwa n'imbaraga zo guhitamo hanyuma uhitemo buri munsi icyo gukora. Aha harimo guhitamo ingeso nziza ndetse n'ibyo ugomba kwiga. Icya gatatu, hitamo inshuti zawe witonze. Witondere kumva ibyo abakene cyangwa abanyabwoba bavuga. Icya kane, menya imbaraga zo kwiga vuba kandi wishakire formule cyangwa uburyo bwo gukora amafaranga. Icya gatanu, iyishyure mbere kandi ugire discipline mu gucunga amafaranga yawe, abantu ndetse n'igihe cyawe. Icya gatandatu, hitamo abantu mukorana bakomeye kandi ubishyure bishimishije kubw'inama zabo, kuko uko binjiza amafaranga menshi niko nawe bakwinjiriza amafaranga menshi. Icya karindwi, ibaze ni gute nakwisubiza amafaranga yanjye byihuse. Ukibanda cyane ku kugaruka kw'igishoro hagakurikiraho inyungu ku gishoro. Icya munani, niba ushaka kugura ibintu bihenze, koresha amafaranga yinjijwe n'imitungo ufite kandi ugire discipline mu buryo ukoresha amafaranga yawe. Icya cyenda, gira umuntu w'icyitegererezo ufatiraho urugero kandi ukugira inama. Icya cumi, menya ko niba hari ikintu ushaka kubona ko byanga bikunda ugomba kugira icyo utanga. Papa w'umukire na papa w'umukene cyangwa Rich Dad Poor Dad ni igitabo cyiza cyane kandi gifite ubumenyi n'amahame yagufasha mu nzira urimo yo gushaka ubutunzi. Twabonye amasomo meza menshi, harimo ko abakire badakorera amafaranga, kumenya gucunga umutungo, kwita kuri business zawe n'ibindi. Nizere ko wungukiye byinshi muri iyi video. Nkuko bisanzwe dutera inkunga ukurikiza amasomo uba wigiye muri video tubasangiza wumva yagufasha. Ikindi ukore subscribe, like ndetse na share. Mwakoze kubana na Soma Top Books, naho ubutaha turabakunda cyane.